urukundo, imibonano mpuzabitsina n'urushako. Umva hakabaye habanza iki gasozo iki? Uvuze sex, marriage and love. Agomba kubanza love. Agomba kubanza urukundo mu Kinyarwanda cyiza. Agomba mu Kinyarwanda. Agomba kubanza urukundo. Agakurikiraho urushako. Gusa ko nabivuga. Agakurikiraho nyine ibyo urushako rukora. Iyo abantu bamaze gushakana nyine. Bakurikiza. Ibyo wari uvuze nyine. Si by'imibonano. Nyine agakurikiraho imibonano mpuzabitsina. Muri ibyo byose wakoze iki? Muri ibyo byose bitatu wakoze iki? Muri ibyo byose? Ibyo bitatu wakoze gusa? Yego. Uranyemeje? Yes. Ubundi uku nguku niko umukobwa ubundi uzi ubwenge. Ni ukunguka asubiza. Apana reka bwa bukobwa bugera imbere y'itangazamakuru, bugera imbere ya kamera, bakabaza ikibazo kagatega huwagura ibigambo, nta gutekereza, nta gukoresha ubwonko. Erega nubwo waba warabikoze, nubwo yenda yaba yarabikoze wenda ibyo ngibyo wenda bashaka kumutega agatego ngo ngakagwemo, ntago ari ngombwa ubivugira imbere ya kamera. Ariko hari udukobwa dufite tete vide, barakabaza ikibazo bagatega huragura ibigambo, nta kubanza gutekereza, nta kubanza kumenya ko ibyo bintu kagiye kuvuga bishaka kugiraho ingaruka mu gihe kizaza, kagatega huragura ibigambo. Uyu mukobwa kabisa, nubwo yaba yarabikoze nubwo wamujudging, ariko she understands ibintu bari kuvuga. Ntago ari wa muntu uza ngahita huragura ibigambo atabanje gutekereza. Hari umunyamakuru ashaka kugutega agatego kugira ngo arebe ubwenge bwawe. Mukobwa nimba ujye uhura n'abantu bakagukoresha interview, jya ubanza utekereze ku bintu ugiye kuvuga. Umunyamakuru atagutega umutego ugasanga uguyemo nawe ugatuguragura ibigambo ngo nibyo utabanje gutekereza nyine bite. Twe tubireba tuba turi kubona ko nyine mu mutwe wawe nta kintu kirimo. Tete vide. Allah Tebele Mo box wano Awak pia gole yo kutano ano